Again, so ni kiganiro Just Bio show kibakuriye wa mbere no kuwa gatanu guhera saa 8 kugera saa 10 z'umugoroba. Ni wa mwanya w'umutumirwa, ni igice cya nyuma tugira muri iki kiganiro Just Bio show nkuko mumaze kubimenyera. Uyu munsi turi kumwe nande mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Guess what? So ukeneye kudukurikira ku mbuga nkoranyambaga zacu ni Godrich Just Bio show. Ushobora kudusanga Instagram, TikTok ndetse na YouTube, niho ushobora kudusanga ukadukurikira ukadufollowinga. Ubu ngubu nshatse ndabahiriza ikizami mukambwira umwe mu batumirwa tugiye kubana uyu mwanya wabishobora tukaba twamutama gift ya Saint Valentin, ariko so nshobora kuba mbatunguye cyane, ariko ubutaha mujye mudukurikira kuko tugiye kuza dutanga ibibazo nk'ibyo ngibyo. So reka rero mbaye ikaze mu kiganiro cyacu again cy'uyu munsi. So ntabwo noneho umutumirwa w'uyu munsi so ntabwo asanzwe uko maze kubimenyera. Hari uburyo tugira tukajya muri sinema nyarwanda, twinjira muri sinema nyarwanda tukareba umwe mu bayikoze cyane, umwe mu bayikoze neza, umwe mu bakoze fresh, umwe mu bazi gucya amahanga mu gukina filime nyarwanda. Uyu munsi turi kumwe na Miss Keza. So Keza, tugaye kandi musubiza Godrich. Murakoze cyane. Turi kumwe na Miss Keza, ngira ngo mubona hari aho mumaze kumumenyera cyane muri filime nyarwanda kuko ikinye muri nyinshi cyane zakunzwe. Muraza kuzimenya, batazizi muraza kuba muzimenya. Keza, si ubwa mbere ugeze muri studio za Godrich TV? Pe ubwa mbere. Murabona gute? Harasa neza, harahumura. Naratinze kuhagera. Yego, barambwiye ngo wongerejwe. So Keza ubundi ni muntu ki? Murakoze cyane. Keza ni umukobwa utuje cyane, biragaragara, uri single, w'umukozi, w'umukristo. Ndumva ari singo mu bijyanye n'iki? Singo mu bijyanye n'iki? Ntago ndi married. Harya bavuga singo ku muntu utari married gusa, ufite girlfriend cyangwa boyfriend nawe ari singo. Oya, Mu mategeko. uri singo mu mategeko? Yego. Ariko hanze mu buzima busanzwe? Ufite Okay. Nanyize garamwiyakanye kuri kamera. nayo icyiciro. Okay, ku munsi w'ejo ni umunsi wa Saint Valentin. Nari ngize ngo bisingo mpite muhereza Ben, ejo azakunjyanira ahantu, ariko Ben ariyongeye. So Ben niwe mutipe dufite urusingo uyu munsi, none afite ibibazo by'icyatanu. N'umuntu waba ukeneye Ben, so muze kunyandikira umuntu ukeneye Ben ko aza kumusohokana guhera uyu munsi kuzageza ku cyumweru mu gitondo. Anyandikira mwira ati so nyeneye Ben, ubundi Ben amusohokana because hari abantu bari single baba baby kandi Ben ahari, kandi nawe afite ikibazo cy'uko nta muntu n'umwe afite azasohokana. Ariko Keza nyine Ikibazo Ben ntabwo bamuzi. Ben ntabwo bamuzi. Ben hari byageze nta kuntu twamushushanya. Nta na rimwe aragera. Nta kuntu twashushanya Ben kugira ngo abantu bakeneye umukunzi babashe kuza guhitamo. Ben tumushushanye. Keza dushushanyije Ben. Dushushanyije Ben. Ben umusore muremure cyane, mwiza, afite ikiroso, unanutse, wateruye. Ku bijyanye no guterura byo Ben murimo kure. Ku bijyanye no guterura byo Ben murimo kure kuko ikintu yateruye kiremere ni ifoto. Asundi Ben ndashaka umukobwa umeze gute? Uri tayari uko yameze kose tu uri tayari. Uri ku isoko. Uri tayari ku kwesho zamusohokana. Wakoze saving ya Saint Valentin? Irahahora. Umukobwa uri ready aduhamagare ewan nyuma ya kamera aje kuduhamagara Ben akeneye umukunzi pe.
tayari Ben twatushakira umukunzi. Reka tugaruke kuri Keza muri filime nyarwanda niho benshi bakuzi. Ubundi watangiriye muri iyo filime utangira gukina sinema, utangira kwinjira muri sinema nyarwanda, watangiye muri iyo filime, wakitinze muri filime yitwa gute? Iyi filime ya mbere nakinnye yitwaga Isi Dutuye, ni projet ya Africa. Niyo ya mbere nakinyemo ariko usibye ko itamenyekanye. Iyo filime nakinye abantu bakaza kumenyamo ni filime yitwa My Father in Law. Ndumva abantu benshi ariyo bazi. Nanjye ndumva nyizi nsibo mbivuge. Ivuga. Ibiki? Ivuge. Okay, uramutse urebye filime yitwa My Father in Law n'ubundi cyane niwe yari ishingiye ahari nimba nibeshye, niwe yari ishingiyeho. Keza yari umukobwa ashaka umugabo witwa Scott, then Papa Scott ubwo ni sebukwe, babyita kugira ute? Gukazanura. Ariko Papa Scott ajya mu rugo rwa Scott, ajya gukazanura. Uyu nguyu rero niwe wari uri kwatinga nk'umukazana, barakazanura, so atwita inda ya sebukwe. Ibindi byo mwareba kuri iyo movie, ariko iraryoshye sana. Nanjye ndumva ariyo filime ya mbere narebye muri filime nyarwanda kandi njye nayireba cyane. Hari na benshi nagiye mbona nyine, so mwabona ubuhanga. So wowe nkunda uburyo ukinamo muri iriya filime, watinda fresh ku bijyanye kereka nayo role uhorana. Role ubundi yawe yo kuba umubyeyi utwite kereka ariyo role uhorana, kuko wagitingagamo neza. Iyo byageraga kuko uba utwite noneho watwite uri kwicara bikugoye akantu k'agaseseme barabireba ukabona ni ibyanyabyo. So uramutse umureba, iyo umuntu akurebye uri kwagitinga umuntu aritegereza akabona ni ibyanyabyo. Ariko n'iryahari wiyumvishemo sinema nyarwanda ugafata umwanzuro wo kuyinjiramo? Urakoze cyane. Sinema natangiye kuyiyumvamo nkiri umwana kabisa, umwana muto cyane. Ariko byahereye ku ndirimbo. Nakundaga kuririmba cyane ntaratangira ishuri. Aho ntangiriye ishuri rero twajyaga tugira amarushanwa, hari umushinga nabagamo, ibintu bya compassion sinzi nimba ubizi. Tukagira amarushanwa, tukagira kwandika imivugo, gukina amateatre, amafilime ngo ya Yesu. Rero natangiye kubyiyumvamo nkiri umwana muto, kuko bo babigushyiragamo nubwo byaba bitakurimo ugakina. Ndabikurana aho nize troncome narakinaga elevo, na n'uyu munsi ndacyabikomeje. Rero namenye ubwenge mbona nkina. Uyu munsi ni iyihe filime uri gukina? Ndi gukina muri filime zanjye. Iyo mperuka gukinamo ya nyuma yitwa Igikomere cy'ubuzima. Igikomere cy'ubuzima ni filime nziza cyane, itambuka kuri YouTube channel yanjye Miss Keza. Abantu bajyaho bakareba. Igikomere cy'ubuzima ni ryari noneho warenze ku rwego rwo kuba bakatinga muri filime z'abandi, wowe ubwawe uba producer? Ndumva maze amezi atari menshi, maze amezi nk'6. Yego mbitangiye vuba kabisa. Ya Keza, ubundi amazina yawe bwite atari Miss Keza n'ayahe? Murakoze cyane. Amazina niswe n'ababyeyi ni Mukamugisha Florence. Mukamugisha Florence. Izina Miss Keza ryavuye ryaturutse kuri filime. Kuri filime. Yari filime ya mbere wakinnye? Ni wowe waryise na barariguhaye? Bararimpaye. Iryo zina naryiswe n'umuntu witwa Mama Janti. Mama Janti afite amazina menshi, Intare y'Ingore, ushaka kumwita Intare y'Ingore cyangwa ukamwita irindi zina muzo ni irihera muri kwa Seburikoko. Esperance. Esperance twari tugiye gukina na filime. Icyo gihe nta n'izina bari bampaye, barambaza
urashaka kwitwa nde nk'umuntu rero wari ukibijyamo bwa mbere nari mfite ubwoba n'isoni nyinshi nyine nshaka izina ndaribura atarambwira ngo nkwise Keza. ubwo Miss niwe ryongereyeho. Yego. Okay. None se Keza ni ryari ni muhe mwaka watangiye gukina filime? Ni umwaka ushize. Umwaka ushize 2025. yawe ariko yawe apana kuvuga ngo igihe watangiye. My Father in Law yatangiye ryarira kuko My Father in Law ni kera maze umwaka kandebe episode ya mbere ndahita nibuka birenze kuba umwaka kuko niyo muri 2023 yes imaze nk'imyaka 3 ni 2023 na 2022 imaze imyaka myinshi hanze ubwo Keza yawe yarajoininze 2025 muri iyo filime kuko sinayo ya mbere yakinnye kuko urumva hari za mbere yakinnye ariko nk'iyo ngiyo My Father in Law niyo muri 2022 hafi aho ngaho. Kumenya muhe mwaka yatangiye ni 2024 ubwo nibwo watangiye gukina filime 2024. Nibwo wari ugisoza kwiga cyangwa wari umaze igihe usoje kwiga? Nibwo nari ngisoza kabisa. Secondaire kaminuza? Secondaire. Ni byaciye mu zihe nzira byaje biti kugira ngo utekereze uvuga ati trying nkajya gukina sinema? Nyine ni iyihe mpamvu yatumye uvuga ngo reka wenda ndeke kujya gushaka kandi kazi nk'uko abandi bana basoza secondaire bakavuga ngo ngiye kudepoza hano kangiye gushaka kandi kazi ese gucuruza kugira iki ukavuga okay ngiye kujya muri sinema nyarwanda? Byaje bite? Urakoze cyane. Ntabwo sinema nayitangiye nyibaramo nka business ku buryo nareka gukora ikindi kintu aba ari cyo kintu nkora. Even n'ubu mfite ikindi kintu nkora ndabifatanya. Cyari ikintu nkunda ariko birangirana na high school sinabikora ngira hanze nkora akazi bisanzwe ariko nkakunda kureba filime cyane nkumva nazikina ariko nafite ahantu namenera. Umunsi umwe naje kureba nakundaga gukurikirana Impanga TV iriya YouTube channel ya Bahavu ndetse nakunda no kureba bafite iyindi channel yabo Free and Janet barimo baratangaza ko hari ishuri bashinze ryo kwiga sinema. Mu by'ukuri njye numvaga gukina mbizi kuko narabikoraga ariko ndavuga ati kujya ahantu niyo mahirwe nabambonye yo kugera ku itara nyine nanjye nkagaragara. Ndagenda ntabwo nabibonye ngo mpite njya ako kanya nabanje no kubisengera ndi umukristo ndavuga Mana nimba ibi bintu ushaka kumbijyamo nk'ikimenyetso umpa amafaranga yo kujya kwiga atavuye ku mufuka wanjye. Nagiye ku kazi icyo gihe nari narakoreye perime narabonye uruhushya rwo gutwara. Umuntu umwe araza ndamubwira nayikuyemo none atarambwira ati senkani zo kujya kuyizana ndaziguhaye. Ndavuga sha iki ni ikimenyetso cy'Imana kuko n'ubundi kwiyandikisha byari 50. Bwakeye mu gitondo njyayo ndiyandikisha ntangira kwiga dusoje rero nibwo natangiye gukinamo. Ubwo nibwo nicyo gihe se niko byaje kuvuga ngo ngiye kwinjira muri sinema. None se ukinjira muri sinema niki kintu cya mbere cyagutunguyemo nyine bitewe n'ukuntu hari ukuntu wenda tureba filime twebwe nyine wenda ibintu nyine tukavuga ati wenda ntidutekereze babishutinga gute babikora? Niki kintu cyagutunguye kigeramo bwa mbere? Ikintu cya mbere cyantunguye ni ugusanga ndi kumwe n'abasitari kuko nge bahise batangira kumereza abantu najyaga mbona kuri televiziyo uvuga icyo kintu cya mbere cyantunguye. Ibindi byo gukina byari ibisanzwe kuko nari narabyize. N'uyu musitari wahuye nawe bwa mbere icyo gihe bikagutungura cyane ko mwe mu Esperance umuntu natangiye kureba kuva nkiri umwana mubona ari mukuru ntajya nahinduka. Ewana mubona gutya live none ndi kumuhangara tugakinana. None se nuhe muntu mu Rwanda muri sinema ufata nka role model wawe? Bahavu. Kubera iki?
ndamukunda tu yitonda kimwe oya nyine ukuntu yatinga ukuntu nyine hari ukuntu umuntu aba agaragara ko agatashaka kuba wenda yambara neza cyangwa nkunda ukuntu nyine yatinga nyine tubwira impamvu umufata nka role model wawe. nyine si umvuga iki kubera ko ibintu byose bimugeze njye mbona mbikunda. Bwa mbere namukunze ntamuzi, naho mumenyeye gutya tukabana numva ndamukunze. Ni umuntu yaba ari uburyo yitwara, uburyo yambara, mindset ziwe, byose ni ibintu kabisa bifatika. Umuntu mwiza wafatiraho urugero rw'ibintu byinshi, especially uri muri sinema. Ese Miss Keza afite ababyeyi, ukinjira muri sinema mu rugo babifashe gute? Abavandimwe, mama babyakiriye gute? ubihuza Ukibabwira mugiye ubihuza gukina. nawe mujya mukina muri sinema Yes. muri mu cyumba muri mu mashuka ubihuze uburyo ababyeyi bafata icyo kintu. noneho nkahara yatinze ngo bagiye ukazanura n'iki ya filime irimo ibintu byinshi ariko kandi muri sinema nyarwanda nako muri sinema iyo ari yo yose birimo cyane ku bijyanye na ziriya role na nira ango yo mu cyumba biba birimo cyane. Ese ababyeyi babifata gute? Nakubeshye urabona nk'iriya filime twayikinaga ica kuri YouTube, ntabwo mama ikoresha pe, ahubwo ubu itangiye gutambuka kuri Zacu TV. Ikintu kimaze umwaka warimo arakireba uyu munsi, bivuze ko rore yo mu mashuka ntiranagerwa. ntabwo arayireba, ntabwo reaction yiwe kuri iriya rore nyiza. Uyu munsi iri gutambuka kuri Zacu TV. Ariko wenda nk'abavandimwe burumva baba babireba cyane, barambwiye courage ubikora neza, nyine barabikunze. Ariko abantu baba batabyumva kimwe n'abakunze n'umukundana abisenera kuko bazi ikibazo. nyine zira kuri ya wakitinga uri mu buriri n'iki, nyine nk'umukunzi wawe nyine abifata gute, abyakira gute? Ni gute umukansoringa ukabasha kumwumvisha ko ari filime urimo uri gukina akabasha kukumva? nyine aba yarabimenyereye ko ari akazi, ariko hari ibintu nanone bitamenyerwa. Ntabwo yabura gufura, ntabwo byabura kumubabaza, nyine komenti zishobora kumuturukaho ntabwo aba abyishimiye. Arabyumva ariko n'ubundi ukumva ntabwo abyumva. Umukansoringa gute rero sasa? Nakumubwira ko ari akazi, ubwo ni akazi. None se uramutse ugize umukunzi akakubwira ati ngewe ugomba kuva muri iki kintu, ubu ngubu wabikora? Aramutse atakumvisha akagutegeka kuba wabivamo, ko hari igihe ushobora guhura n'umuntu udashobora kumva ibyo bintu bikanga pe, we kubyumvisha bikanga, cyangwa uyu munsi mukaba mudetingana biri aho ngaho bikaza kugira mu gihe mu rushinga akakubwira ati so ibi bintu bireke kandi urabikunda, uba wumva ko ugomba kubikora kuko hari icyo ukuramo, so akaba na passion ya so ushobora kuba wabivamo? Ndikumva bigoye pe. Ntabwo biramba, ariko wenda hari n'abo bibaho bakabivamo, gusa biragoye. Nyine ubwo byaterwa n'uwo mwanya situation naba ndimo niyo yatuma mfata umwanzuro. Gusa ubu ngubu nkundana n'umuntu akambwira ngo mbireke, ntabwo nabyemera pe. Okay, wakunze kuvuga ku kintu cy'ubukristo. Ubukristo na entertainment iri hano hanze akenshi biragoye ko abantu babihuza. Biragoye ko abantu bari hano hanze bahuza ubukristo na entertainment. Ubundi usengera muri idini, ese iryo dini usengera mu babifata gute kuba ukina muri sinema? Nsengera muri Calvary World Fellowship Ministries. Ni idini rikorera mu isengero Kimironko. Pastor wanjye bamwita Sebagabo Christophe. Ndi umukristo pe, gusa nemera yuko ubukristo ntabwo baburebera inyuma, ni mu mutima w'umuntu. Uko babifata byo ntabwo nabimenya, kuko nta reaction zabo nabo nabonye, usibye ko gusa hari inshingano ufitemo. Oya, nimba nta kingano ufitemo ubu tumenye uburyo bagufata.
undi iri mu idini ukabona nta nshingano baguhaye wenda ngo uzange ngo ubereke mu mutima mabwira ati impamvu nari gukora iyi nshingano so muyinkureho ni ukubera iyi ngiyi ujye uhita umenya ukuntu bagufata ubona ko ntacyo so uraza gusenga ntacyo wishe ntareke oya ariko tuba mu mafamiye ushobora kugenda ugakora isuku mu rusengero tugira amanama menshi tujyamo ntabwo rero mu madini manini ari amadini manini cyane kugira ngo bazaguhereze inshingano ntabwo yaba ari ibintu byose ariko umuntu ukora isuku cyane mu rusengero begeraho bakamuha ubudiyakonikazi bigera bakamuha ubudiyakonikazi iyo babona ko bizakunda ariko nyine iyo urebye muri sosiyete hano hanze kugira ngo imyemerere runaka izahuze n'ibintu bya entertainment ubona ari ibintu bihabanye cyane noneho kuba wenda reka kubakunda amaturo rimwe na rimwe ntuzasanga icyamamare cyinjiyemo bagasanga bagende ku maturo baraza kwakira ariko uyu munsi biragoye kuba imyemerere yabura yaza guhura na entertainment hano mu Rwanda biragoye cyane ariko keso kuba uri muri sinema nyarwanda uyu munsi ni ikintu gishobora gutunga umuntu akaba yabaho ariyo akora gusa ubuzima bugakomeza yego cyane none wowe uyu munsi watangiye kuba wakora filime yawe niyo target ushaka kugeraho mba nshaka kugera ku rwego rwo hejuru ku buryo nubwo mu Rwanda nyine bitarabaho ko filime z'abanyarwanda zishobora kurebwa no mu mahanga bitewe ko dukina ururimi twumva twenyine biracyari hasi ariko nifuza ko igihe urwo rwego ruzagerwaho nanjye nzaba ndiyo ese Keza ni zihe mbogamizi wahuriye mu nazo muri sinema ugitangira gukina sinema cyangwa imbogamizi n'ubu ziri muri sinema imbogamizi zirimo nuko nyine igihangano kitagera aho cyakabaye kigera ni bitoya cyane ku buryo bishobora no gucika intege urebye ukuntu biba ari ibintu birimo nko mu kaziga kamwe kugira ngo ibintu ukoze bigera kure biragora niyo mbogamizi ubundi ibindi ni amahoro ese Keza ko watangiye gukina filime yawe umuntu ukeneye kuba yakinjira muri filime yawe umusaba iki bisaba iki kugira ngo yinjire muri filime yawe ni impano yonyine guys abantu mufite impano yo gukina filime reka duhere kuri Jennifer ufite impano yo gukina filime nushaka umutware reka tujye kuri Akira akina mu bijyanye n'urukundo urukundo rwaramusagutse so muhaye abantu aduhaye ariko guys hari abantu benshi bavuga ngo bafite impano yo gukina filime ariko babuze ahantu binjirira ugasanga ari kuvuga ngo ashaka kujya muri filime bamusaba amafaranga ashaka kujya muri filime bamusaba ikindi kiguzi uratanga iki kugira ngo winjire muri filime ariko Keza batubwiye ko kwinjira muri filime nta kindi kintu bisaba impano niba ufite impano Keza araza kuduha nimero ye Keza hari projet waba ushaka gushyira hanze muri iyi minsi hariyo ndi gukora usibye ko ikiri ibanga nahita nyivuga ariko irahari hari abakinnyi bashyashya ukeneye ndabakeneye abakinizero umwandikire Keza banyandikire bajye kuri YouTube channel yanjye yitwa Miss Keza hariho nimero za telefone wanyandikiraho tukagukoresha casting okay abantu bakeneye gukina film mbahaye linye mugane kuri Miss Keza jya kuri YouTube channel Miss Keza urabonaho namba za telefone then umwandikire ubundi nawe ubona amahirwe yo kwinjira muri sinema nyarwanda kuko biragoye ariko uyu munsi hari amahirwe Keza ku bijyanye n'iyo movie uri gutegura ni movie ifite amasizon umuntu akumeneshejeho ibanga urateganya ko twazayibona ari hanze ryari muri uku kwezi kabisa
iyo ntabwo ikiri ibanga ahubwo watangiye ukayiduhereza ntabwo ikiri ibanga watangiye ukayiduha ni ibanga ni ukuri ntabwo nabisharinga ariko vuba ahangaha nzabikora hari igihe usohora utuntu twawe bagahita badutwara tutaranagenda da nabonye bisigaye byoroshye. Imana icyo iba kigutije ubuzima nyuma y'imyaka 5 imbere yawe h'imyaka 5 waba ugeze mu rugendo rwawe rujyanye na sinema. Reka mfungure amaso nkarebe. Numva bizaba bifite ishusho nzima ugereranyije no ubu ngubu bimeze. Ntabwo nabasha kwishushanya ngo nyikubwire ariko nicyo cyifuzo n'ubundi buri muntu wese aba afite uyu munsi. Kuvuga ngo twebwe turacyafite imbogamizi nyinshi z'ahantu ho gukinira ariko muri setting uba wumva babivugamo ko bizaba byarabonetse muri icyo gihe. Ewana ku bantu bakina filime abungukira he uyu munsi wowe cyangwa abandi bakina filime bafite aba producer abungukira he? inyungu nayo iracyari hasi. Nari mu bakeneye monetize iriya monetize ije mu Rwanda twahita tubakira twakira. Inyungu ni gute iri hasi uyu munsi mwungukira he? Impamvu inyungu iri hasi urabona inyungu yacu ituruka kuri YouTube kandi ku bantu babireba bari hanze kuko mu Rwanda nta kintu byinjiza. Rero udafite aba diaspora bagukurikirana ni hahandi ubona ufite viewership nyinshi ariko nta mafaranga. Rero iyo hanze babirebye ari benshi araboneka. Mu Rwanda ho turakurikirwa urumva rero iramutse ije monetization tukabona amafaranga. Sinzi umunyamakuru numvisha avuga ati imisoro twayitanga n'ukuri twayitanga. Uyu munsi se gusitanga sinyabiratanga turayitanga ariko ntago tuyitanga mu Rwanda. Dusora ku mafaranga aba yavuye hanze n'ubundi baduha bakuye umusoro. Ariko naho mu Rwanda bakora hindi ngira ntago byo mbizi neza. Mu Rwanda nabo bakora imisoro. Yego. Uyu munsi sinema nyarwanda hari ikibazo kirimo dukunze kukigarukaho ku bana b'abakobwa kijyanye kijyanye na ruswa y'igitsina. Ko bashaka kwinjira muri sinema nyarwanda ni ikibazo akenshi umwana w'umukobwa iyo akubwira uburyo yinjiye muri sinema cyangwa we iyo ari gutekereza uburyo yinjiye muri sinema akubwira yuko ayirimo ariko hari ubwo buryo bwabayeho bwa ruswa y'igitsina. Kuri wowe uburyo ubibona cyangwa se uburyo ugenda ubyumva hari experience wabigezemo hari abo waba warahuye nabo byabayeho hari abo uzi bigeze kuyaka ariko wenda nibikone si ngombwa uba mentioning ni ikibazo koko gihari. Ese nimba gihari giteje yenyeke cyakemuka gute? Urakoze cyane. Njyewe ntekereza ko ruswa y'igitsina muri sinema itakiba kuko abantu barajijutse pe. None se ubu ngubu hari umuntu cyaka umuntu ruswa y'igitsina ngo kugira ngo amukorere ibintu akabyemera? Hano hanze keza hari abana benshi kandi benshi cyane bifuza kwinjira muri sinema nyarwanda benshi cyane. Rero sinzi uburyo bavuga ngo ni gute kandi hari umwana wabuze amahirwe anavuga ati ngiye muye na Keza nta mupfukanya nanamukura n'imyaka 100 ariko ngakina muri filime. Hari abana hanze bameze gutyo bafite impano pe bafite impano ariko ntago baza hano bakinjirira. Rero kugera ku mwana nguwo abatipe bari hano hanze uburyo bateye gutanga service urabizi no buryo nyine turemye ariko wagira ku mwana ngo aravuga atakuyansubira iwacu rero gutyo ibi ntacyo bitwaketa bikora. Ibyo biracyabaho cyane. Biranashoboka cyane kuko nanjye hari abajya banyandikira bakambwira ngo icyo wansaba cyose nagikora ariko ukanshyira muri filime yawe. Njyewe navuga ko naje ku ngoma ya Mensiya nta muntu wigeze anyaka ruswa y'igitsina. Urumva ko umurongo nanyuzemo wari umurongo ugororotse.
umuntu witwa ko ari umukobwa ushaka kujya muri sinema bakamusaba ruswa y'igitsina ndamubujije pe azareke kwitanga ndamubujije pe hari uburyo bwinshi yakoresha like dufite ama YouTube channel aba producer benshi kandi haba harimo amanimero ya telefone niyo wandikira umwe akayigusaba uzamureka kuko n'ubundi ushobora kuyimuha noneho hari benshi baba batari bubashe kubona ayo marini hari benshi batari bazi ngo channel yitwa Miss Keza turasanga film akaba atazi nyine akaba atari yagahura na Miss Keza iyo channel akaba atanayizi ataranahura nayo yego uwo ngo ni usanga kenshi ibibazo biba ariko hari n'ibigo by'ishuri biri perfect nk'uburyo nakoresheje ngewe buri perfect n'undi muntu uwo ari wese yabukoresha uyu munsi byakunda ni umugore si umugabo ngo azayaka icyo ni icya mbere icya kabiri bishobora kuba bigoranye kubona n'ayo mafaranga yo kwishyura kuko bisigaye byaranahenze ngo wenda ukoreshe nk'ubwo buryo bwanjye andikira abantu shaka nimero wandikira umuntu nimba ku bagabo byaranze yandikira abagore basi ariko ruswa y'igitsina wapi njye niyo nama nabagira kubazaka uhereye kubazakwa abazaka abazaka rwose nta bupfura burimo ese nta mugore cyangwa umukobwa waka ruswa y'igitsina sigura yakagute ni ikibazo mfite ntawe nta n'uwo ndumva abantu hano hanze bitwa ba shugamani ngewe ariko shugamani ni ukuri ngewe nkubwije ukuri nta nubwo nzi nimba abaho nge sinzi nimba nabaho wazana munyereka nkamumenye ntabwo nzi nimba shugamama abaho ariko bivugwa ko babaho kandi nibyo koko ibintu bivugwa biba biriho babaho ubu nta muntu ndakeka nitujya tuvuga ruswa y'igitsina tujye twumva ko n'abatipe turazakwa rero byose tuzaba tubifatira aho ngaho hari umuntu wari wakwaka ruswa y'igitsina Jay kuva navuka sindabona abantu bameze gutya ntabwo urabibona ubyizera gute kandi utarabyagwa tangiye kumbaza wizera gute ko abagabo cyangwa abasore bakwa ruswa z'igitsina igihari ni uko tugenda tubibona duhura nabyo buri munsi akazi dukora tugenda tubibona nawe naguheraho nawe barayikora nawe naguheraho kuko uhura nabyo kandi nawe urabizi so rero ni ibintu bibaho cyane niyo mpamvu ni n'ikibazo gikomeye ikibazo gikomeye ariko so Keza wemera we ni kubyemera abasore cyangwa abagabo nabo bakwa ruswa z'igitsina nk'abakobwa cyangwa abagore ikintu kibaho ku bagabo nzi ni uko bashukishwa ubutunzi runaka bitewe n'uko ntabwo afite ariko nta na rimwe ndumva ngo umugore yatoye avuga ati wamuhungu we kugira ngo nguhe iki nanjye urame iki babashikisha amafaranga yareba ubushobozi bw'uwo muntu ko buri hejuru n'icyo ashaka kubona akaba yabikora bitandukanye n'abakobwa twebwe baratubwira ngo urashaka akazi duhurire muri hoteli runaka ubundi akazi nkagura usanga umugore wabwiye umuhungu ngo duhuriremo akazi nkagura yego bibaho noneho hari abagore usanga barabigize umwuga so ntababeshye rero iyo sitori ndayizi yabayeho ngenda yizi 100%. Ni nko muri 2020 hano mujene byabayeho 2023 hari umujene byabayeho n'umujene wo mu ntara we yari afite gukorera umuntu bino byo ku YouTube channel afite gukorera umuntu kuri YouTube channel ariko bavuganira kuri phone ahubwo n'umujene aba yifitiye impano yo gukora ikintu runaka avugana n'uwo mukobwa kuri phone then bumvikana guhura ngo bajye kubyumvikana birangire ariko icyabaye ahantu bahuriye ntagomba kubera ibyo ngibyo yarabikoze ariko n'akazi yarakabonye yarabikoze n'akazi ariko yarakabonye yabayeho ndabizi yarabikoze icyo gihe
akazi yaranakabonye kibabaje kibabaje umujene akubwira n'ubwa mbere ngo yari abikoze. Keza nicyo wabwira abantu bafata umuntu nyine uri muri sinema cyangwa umuntu ukina filime, hari ukuntu hanze especially mu Rwanda bamufata nk'umuntu w'ikirara udashobotse, n'iki wababwira? ikintu nababwira barekeraho pe, ntabwo umuntu barekeraho kubifata gutyo. Umuntu ukina sinema ntabwo ari umuntu w'ikirara, ntabwo ari umuntu udashobotse. Sinema ni akazi nk'akandi, kandi ibyo dukora turi gukina ntabwo ari byo turi byo. Inyuma ya kamera turi abandi bantu badafite ahantu bahuriye n'ibintu dukina, kuko nk'ibintu ngewe nkina umbwiye ngo mbikore mu buzima busanzwe sinabishobora, ariko iyo bambwiye ngo ni akazi bakanshyiraho kamera ndabishobora nkabikora. Ni akazi nk'akandi, turi abakristo mu buzima busanzwe, turashobotse. Keza tukiri kuri ibyo ngibyo, umugabo witwa Kenneth uramuzi? Ejo bundi ndetse kuvuga ko aba hosta ni mvugo yagize yamamaye cyane ubu ngubu, baba baby bisigaye ba baby harya Muyango na Brian. Oya ba baby bicuruza bitwa gute mu buryo bwiza? Indangamirwa. Uyu munsi indangamirwa izina rifite iyo umubashije akazi akora ngenda hosting nigahita gusubiza biturutse ku magambo Kenneth yavuze. Kenneth yaherutse kumentioning abantu ba hostinga, avuga ko ni like indangamirwa ngo kuko umugabo araza akaba yabagura gutya na gutyo na gutyo. Uyu munsi rero sinzi uburyo abanyarwanda dufata ibintu ko dufata ibintu mu buryo butandukanye. Nimba hashobora kuvuga ibyo ngibyo, noneho twinjiye no muri sinema nyarwanda, biroroshye ko hari undi muntu uzatekereza ko muri sinema nyarwanda kujya mu cyumba ntago biza kurangira gutyo gusa, niko umuntu ashobora kuba yatekereza gutyo. Kuwavuze ko guhostinga like nimba uhostinga uri indangamirwa, kuko urajya hariya ubyine widagadure hejuru abagabo bakubone bagucyure. Wowe bifata gute ugende ku kazi dukora? Hari akazi dukora kugira ngo tubashe kubaho ariko gafite indi sura hanze. Like filime yo ni ikintu cyiza, nta n'ahantu iraza guhurira na hosting n'ibyo bindi, nubwo n'ababikora ari byiza bitewe n'icyo bakuramo, ariko ku buryo dufata akazi katwinjiriza n'uburyo abantu bagafata. Niyo nama wagira umuntu ufite akazi akora ariko abantu badafata neza hano hanze, cyangwa niyo nama wagira umuntu ujudging akazi k'umuntu akora, ugasanga ari kujudging uno muntu bakora kano kazi ubu yitwara gutya, kandi nyamara umuntu niyo wimenya aba afite uburyo abayeho. We niyo nama wahereza uwo muntu yaba ujudging, kuko hari ibintu bishobora kuduca intege muri ubu buzima. Like nimba ushobora kubwirwa ko kuhostinga hari abagufata n'inda, hari igihe uzacika intege, kandi mu by'ukuri ntabwo uriyo. Kandi nimba utariyo, hari igihe uzatangira kugira stress muri wowe, waca ahantu ati bari kumfata gutya, ugasanga ucitse intege. Ni kandi uzasanga abandi bose bari kubavuga ngo turakennye kandi utuzi duhari ngo baraturetse nuko hari uko abantu babafata. Wowe ni iyihe nama ushobora gutanga ku muntu uri buze kuvuga ibyo ngibyo no kuza kubibwirwa bitewe n'akazi akora? Utwo tuzi ntituzatureka kuko turadutunze, hari n'abakeneye izo serivisi. Ntabwo aho utwo tuzi dukora nituramuka tudukuyeho ntabwo bizakunda. Tuno tuzi dukora nituramuka tudukuyeho ntabwo bizakunda, nyine bitewe n'amagambo y'abantu. Hari abantu bakeneye izo serivisi, ndetse natwe tuzitanga niducika intege tukarekera bizaba bigoranye. Tanga inama rero dusa nkaho tunagana ku musozo, ko umuntu ufata ibintu akajudginga akazi k'undi muntu again. Utanga n'inama ku muntu ufite akazi kaba kameze gutyo ariko nta kazi katajudgingwa bitewe n'aho uri. Tanga n'inama ku muntu nyine uri muri ako kazi kajudgingwa mu buryo butari bwiza. Urakoze cyane. Reka mbere ku muntu judginga, ijambo rimwe navuga, mu bantu harimo abantu bose. Mu rusengero ushobora gusangamo igisambo,
ugasangamo n'indaya kimwe nuko mu guhostinga ushobora gusangamo iyo ndangamirwa mugani wawe ugasangamo n'umuntu wiyubashye uri kubikora kuko ari akazi kuko arimo arabona akuraho imibereho cyane nabyo ashoboye ariyo mpano cyangwa ari nayo mpano ye yego ntabwo nemeranywa n'umuntu ujajinga abantu ahita avuga ngo bose bari mu kizeru kimwe ngo abahosta ngo bose ngo ni indangamirwa n'ukuntu babyise indangamirwa bana yanjye yego mu bahosta harimo abantu bazima batarizo harimo n'abarizo njye niko mbyumva kandi ni nako kuri kimwe nuko mu banyamakuru barimo n'izindi n'akandi kazi kose yes mu bantu bose habamo abantu bose icyo nicyo nzi rero ubwo ngubwo nirukanse ngiye guhita njya ku muntu ujajingwa ku kazi akora never give up never give up icyo ushaka kugeraho kigereho icya mbere no kugira ubwenge yego nyine hari ukuntu bavuga ngo umuntu ngo iyo acuruza amakara ngo asa nayo umuntu asa n'ikintu akora yego ariko hari igihe kigutegeka gukora ibintu runaka atari ryo herezo ryabyo ntucike intege nimba ufite intego kandi ukaba uzi ko ibyo bavuga atari byo ribyo hatana ubikore hanyuma uharanire kuzakora ibindi bintu bizima noneho inyuma y'ibyo ngibyo numve ngo ntukore ibyo bintu abantu bajajinga uvuge ngo niryo herezo ry'ubuzima ngo nzahora mbikora wumve wanezerewe hari utuzi dukora tutajajingwa twiza kandi tukakubeshaho kora ibyo ngibyo bari kujajinga uyu munsi ariko ejo uharanira gukora ibintu bitajajinga ubirekera abandi ariko niba baramutse banabijajinga ubonamo amaramuko ushobora kubikora kugira ngo ntabwo hari kandi uri kubona inyungu ngo ujye ngo nuko babicacinga ndumva ndamutse mbona inyungu runaka ntajya kwirukanka imisozi gusa aho hantu narafatishije ntabwo aho ngaho mpaka ariko uzi ko ziriya bizinesi zijajingwa nyinshi ziba zidafite garanti birashoboka ariko hari n'izijajingwa zijya garanti urugero byangora kwita nduba uraza gusanga bikubise mu tubari ni mu tuntu nk'utwo kandi utuntu nk'utwo umuntu adukora akiri umujene ariko iyo amaze gusaza ntabwo biba bigikunda aba yaravuye kuri pose haje abandi yanjye ikintu mbona ku bantu bajajinga akazi buriya kujajinga akazi ko umuntu akora first of all ntabwo uba uzi life yabayemo ntabwo uba uzi ahantu yakuriye kuba byonyine utazi life abamo uyu munsi ntabwo wemerewe kujajinga ngo ari gukora iki even n'izo ndangamirwa bavuga ngo ni indangamirwa hari ukuntu ushaka kuganira n'uriya muntu nyine ushaka kumva nk'impamvu ari gukora icyo kintu ukavuga ugasanga ni nka depression yagize depression niyo yamuteye wenda kujya gukora kariya kazi cyangwa sometime abantu tujajinga umuntu ngo umukobwa ngo ukora mu kabari ngo ni indaya ugasanga nyine wowe uri kumujajinga niba ntacyo wamumarira kandi 100% umuntu kujajinga nta n'ikintu aba yakumarira even n'inama yo gushaka akazi ntayo yakugira rero ku muntu ujajinga akazi k'umuntu akora nuko navuga ko njye nabifata ko niba nabifata nko kudasobanukirwa niba nabifata sindi nyine uburyo mufatamo mba numva nyine njye mbifata nko gutekereza hafi njye niko mbifata nko gutekereza hafi yego reka duse nka tugana ku musozo keza tugana ku musozo gira ikintu ubwira abanyarwanda like masegonda 30 anagira inama abana b'abakobwa n'abahungu bose bashaka kwinjira muri sinema uko inzira byacamo cyangwa uko byagenda even wowe watubwiye ko ugiye ufite project nshyashya ushaka gusohora n'abashaka kugeraho nyine inzira bacamo kuko njye ndabizi 100% hari abana hano hanze bafite impano yo gukina ariko babuze inzira byanyuramo kugira ngo babashe kubigeramo abantu bashaka gukina sinema inama nabagira bashaka inzira nziza bacamo yego biragoye ariko uburyo bwiza burahari
abatabishoboye banyandikire ubwo abo ntashobora gufasha nabafasha, urumva ntabwo nafasha bose ariko ugiramo abantu wafashamo. Ntihazagire umuntu ubaka ruswa, niyo bayikwatse ntacyo bakumarira, n'ubundi usanga wararuhiye ubusa. Kandi nubwo umuntu yaguha ruswa akagukinisha ntabwo bivuze kumenyekana. Hari amafilime twakinnye menshi ariko ubu ngubu utamenya ngo iri hehe imeze ite itararebwe. Rero umugisha w'umuntu uramukurikirana, ntabwo ari ngombwa gutanga ruswa mu buzima bwa buri munsi, niko mbyumva, ntabwo ari ngombwa gutanga ruswa pe. Ikindi kintu nabwira abanyarwanda, bakizwe bakunda Imana. Akora umukristo mana yanjye Keza namukunze pe okay. Jennifer ndumva twasoza twasoza. Ndashimira abantu bose bakurikiranye ikiganiro cyacu Just Real, kiba kuwa mbere kuwa gatanu kuva saa 8 kugera saa 10. Twari turi kumwe n'umutumirwa wacu Keza wakoze kuza. Namwe murakoze. Tugashimiye ku nama watugiriye, ariko turi gusoza wabwira abantu channel yawe bakareba ibintu byawe ndetse bakanagukunda bakanagushyigikira. Ngo ndakunditse nibyo niba utagukunda. Urakoze cyane. YouTube channel yanjye ni iri jambo ryanditse ku mupira, Miss Keza. Umuntu utarajyaho ajyeho akore subscribe, comment, like, share. Kuri TikTok ni Miss Keza, kuri Instagram ni Miss Keza, hose ku mbuga zose niho nkoresha aya mazina. N'ubundi ukeneye kunyandikira kuri izo zose wanyandikiraho, ndasubiza ntago njyana sene n'abandi bose. Hanyuma mu supporting mukundi ibihangano byanjye, ntango tudafite abantu dukorera ntabwo twakora. Imwe dukorera ni supporting. Okay. So reka dushimire rero buri munyarwanda wese twabonye mu kiganiro cyacu cy'Imoto Just Real kiba kuwa mbere kugeza ndetse no kuwa gatanu guhera saa 8 kugera saa 10 z'umugoroba. Ni ikiganiro kibanda by'umwihariko cyane ku myidagaduro nyarwanda. So reka nizeye ko rero tugiye gutangira weekend tumeze neza. Imana ishimwe ku bantu bafite abo bakundana nabo cyangwa bakundanye nabo bitewe no gufata Severant, kuko ejo no munsi wo kwakira gift, umunsi mwiza ku bantu bakundana. So reka dushime rero buri mwe wese ugira uruhare muri kiganiro kugira ngo kigende neza. By'umwihariko mwamaze gukora subscribe kuri channel ya kino kiganiro yitwa Goodrich Just Real. Niho ushobora no gusanga kino kiganiro cyose tuba tumaze kugirira hano. Niho ushobora kudukurikira uramutse wacitswe n'iki kiganiro. So reka nshime rero abantu twabanye ku buhanga bw'ibyuma. Beni kuri kamera turagushimiye cyane. Jean Amor kira ku buhanga bw'ibyuma nawe. Imana iguhe umugisha. Mwese mugire weekend nziza. Nadege so producer mwiza kino kiganiro. Nadege nari mwibagiwe yitwa Nadege Nana Kadete. Imana imuhe umugisha. Producer kino kiganiro watumye nawe kigenda neza cyane kurenzaho. Reka dushimire Keza again. Keza wakoze cyane. Namwe mwakoze kuntumira. Mugire ibihe byiza. So weekend enjoying. Ndabizi boyfriend wawe harana kujyana. Ibindi byo sinabirenza kuko ni ubushakashatsi rero. Okay, Imana ibamugisha, natwe turabakunda cyane. Peace out.